Ikiganiro rero twagitangiye kuki abantu bahitamo gukorera abandi aho kwikorera bibananiza iki kuki abantu bahitamo mu by'ukuri kujya guca inshuro aho kwikorera imirimo yabo ya buri munsi. Ikiganiro rero cy'uno munsi hano kuri Gubwa Neza TV ndabamenera ibanga ikiganiro nakise ngo ndabamenera ibanga. Uyu munsi rero mu kiganiro ndabamenera ibanga turarebera hamwe ibanga ryo kuba rwiyemezamirimo ukaba mu by'ukuri umuherwe nk'abandi, ibanga ryo kwikorera, ibanga ryo gukora ibyawe bikakugeza ku butunzi butagereranywa, bukakugeza mu ruhando mu by'ukuri rw'abatunzi cyangwa rw'abakungu. Ni irihe? Kuki bamwe mu by'ukuri usanga bashishikazwa cyangwa se bahora bahangayikishijwe no kujya gukorera abandi, mu by'ukuri atari uko babuze ibyo bikorera, ahubwo nyine kubera kuko babona ko kugira ngo babone icyo bashobora kugeraho. Turaza kureba niba aba ari ukuri koko, nimba ibitekerezo byabo icyo biba bibabwira, niba ariko kuri kw'ibiriho kuri ino si. Mu kiganiro rero nabategure hano ku rubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV, aho tuvuga tuti mu by'ukuri iyi si yacu uko twayisanze ntabwo ariko tugomba kuyisiga, aho twavukiye ntabwo ariko mu by'ukuri tugomba kuhava hakimeze, tugomba kugira umusanzu wacu dushyiraho muri iki kinyejana cya 21. Mu kiganiro rero ndabamenera ibanga, aho turarebera hamwe ibanga ryo kuba rwiyemezamirimo ukaba umuherwe mu nk'abandi. Turaza kureba ingingo zitandukanye, zimwe rero mu ngingo turaza kurebera hamwe hano, turaza kureba mu by'ukuri kuki abantu benshi bahitamo gukorera abandi aho kwikorera, kuki bamwe mu abantu benshi bumva neza ko gukorera abandi mu bice bitandukanye ari byo binejeje kurusha uko bakikorera. Ese byagenda bite kugira ngo umuntu abe ari umukene, umuntu abe asa nk'aho ari ntaho nikora, cyangwa se yaravukiye mu muryango wa ntaho nikora? Byagenda bite kugira ngo nawe abashe kujya mu ruhando rw'abikorera cyangwa se rwo kuba umukoresha? Burya ushobora gutangira ukorera abandi, ejo ukaba umukoresha. Hari abandi rero bazi neza ko leta ari wo mukoresha wenyine, ariko burya leta ni twebwe baturage. Burya abantu iyo bavuga leta, hari igihe baravuga ngo leta ikwiye kudutabara, ariko burya ubutabazi bwa mbere bushingiye ku baturage, kuko burya leta ni abaturage. Nta baturage nta leta, kandi nta leta nanone aba ari nta baturage. Ikibazo rero nibajije cya mbere, ni iki gitinyisha abantu kuba ba rwiyemezamirimo? Ni irihe banga ribyihishe inyuma? Ni iki kibyihishe inyuma ko usanga abantu bose baharanira kujya gukorera abandi kugira ngo babone amaramuko, ibyo nkunze kwita ngewe ngo ni uguca inshuro? Buriya rero ikintu cya mbere mu by'ukuri, mu kintu gitera abantu guhitamo gukorera abandi bakananirwa kwikorera, buriya ikintu gikurura abantu cya mbere ni ubwoba. Ku bwoba bwo kuvuga ngo nzahomba, ubwoba bwo kuvuga ngo ndatangirana dukeya, abantu barabivuga gute, ubwoba bwo kuvuga ngo baranseka. Mbega icyo kintu kimeze nk'ipfunwe cyangwa se kutigirira icyizere, ukumva mbega nta cyizere wifitiye cyo guhera kuri dukeya ufite ngo wumve kuko wigirira icyo cyizere, ahubwo ugahora muri iryo pfunwe, ahasigaye icyizere kikayoyoka. Iyi ngingo rero turaza kureba igituma abantu bahitamo gukorera abandi aho kwikorera, turebe n'ubu bwoba aho buturuka cyangwa se icyatsinda ubu bwoba. Turaza no kureba rero kuki bamwe mu by'ukuri bagerageza kwikorera bagahomba bitamaze kabiri. Ni iyihe mpamvu? Muri iki kiganiro hano kuri Gubwa Neza TV, niba twaravuze ngo iyi si yacu uko twayisanze ntabwo ariko tuzayisiga, turaza kureba kuki hari abagerageza mu by'ukuri kwikorera, abagerageza kuba ba rwiyemezamirimo nyamara bagahomba bidateze umutaro. Nyirabayazana ninde? Bituruka kuki? Ese wahuye
n'urwo ruguma n'icyo gikomere cyo kuba yarashoye ibye agashora ubutunzi bwe mu mushinga runaka agahomba. Uyu munsi turamugira iyihe nama kugira ngo ikiganiro cy'uno munsi kimugirire umumaro? Turi muri rya banga, cya kiganiro ndabamenera ibanga. Muri ndabamenera ibanga rero turaza kureba, turamenya n'ibanga rishobora gutuma umuntu atangiza umushinga nyamara ugahomba udateye kabiri. Ese ubundi ubwirwa n'iki ko umushinga wawe wamaze guhomba buri ku buryo nta mbega ku buryo ubona neza koko umushinga nta garuriro, umushinga ukabona wahombye nta garuriro? Bituruka kuki? Biterwa n'iki? Ibyo ngibyo turaza kubisesengura hamwe muri iki kiganiro. Mu by'ukuri buriya mvuze mu ncamake impamvu umuntu ashora umushinga, ugasanga ushora umushinga w'ubucuruzi uhombye utamaze kabiri, umushinga w'ubuhinzi ugahomba utamaze kabiri, umushinga ukafungura nko kuba uri umunyamyuga ugatangira nka gahunda yo gukora atelier ugasanga bihombye bitaramara kabiri, ugasanga ufunguye nka butike ihombye itamaze kabiri, ugasanga ufunguye nka resitora ihombye itamaze kabiri, ugafungura bara igahomba itamaze kabiri, ugafungura urusengero ukarufungura rugafunga rutamaze kabiri. Utekereza ko impamvu ari iyihe? Ibyo ngibyo rero reka turebere hamwe cyangwa se ugakora akazi ukajya gusaba akazi muri leta, wagera muri leta ariko ukabona mu by'ukuri utarahamara umwaka cyangwa imyaka ibiri ukabona kontara yawe y'akazi cyangwa se amasezerano yawe y'akazi barayasheshe, bajya bavuga ngo umuntu asubiye ku isuka. Sinjya amenya neza niba gusubira ku isuka niba ari akazi ka buri bose, cyangwa se niba umuhinzi cyangwa se uwo muntu uri ku isuka we adashobora kuba rwiyemezamirimo akaba yakoresha abandi, kuko akenshi iyo umuntu ibintu bimunaniye baravuga ngo ewana usubiye ku isuka. Hano kuri Gubwa Neza TV rero izo mvugo zose rimwe na rimwe zikurura ubwoba mu bantu, zituma icyizere kiyoyoka mu bantu, turaza kuzirebera hamwe. Ariko mu by'ukuri impamvu buriya ingana ururo, impamvu abantu bakunze kugira imishinga ugasanga ihombye itamaze kabiri, inshuro nyinshi usanga ari ukubera umuntu aba atarapanze umushinga neza. Burya hari igihe umuntu ibintu abijyamo nk'aho bimugwiririye cyangwa se akabijyamo nk'uri kujya kwigana abandi. Buriya impamvu ya mbere ishobora gutuma umushinga uwo ari wo wose, bwaba ubuhinzi, bwaba ubucuruzi, waba umurimo wa leta, kwaba ubufundi, umushinga wose waba uri gukora utawufiteho ubuhanga, utawufiteho ubumenyi, utarabanje kuwukorera cyangwa se ngo ube wakorera abandi ngo urebe ingorane ziwurimo, ubanze uwumenyere, umenye amakosa abibamo, umenye n'aho akosokera, byanze bikunze uwo mushinga nuwukora ntabwo uramara kabiri. Kuko nujya mu bucuruzi ukajya mu bucuruzi utarigeze n'umunsi n'umwe wicarana n'abacuruzi ngo ugerageze ngo ucuruze utuntu dukeya urebe ukuntu tuzamuka. Njya nkunda kubwira abantu ati kera abacuruzi bakomeye baheraga ku bunyobwa n'amatabi, amasigareti, bagacuruza amasigareti, ugasanga umuntu atangiye ku isigareti n'utunyobwa, arazamutse ageze ku mamodoka, ageze ku mashyo y'inka, ageze ku mirima myinshi, kubera kuko deja wa muntu wacuruje ubunyobwa akabasha kugera ku ikarito, akava ku ikarito akajya kuri butike, akava kuri butike akajya ku mangazine, ku manejinga cyangwa se gukora amahoteli cyangwa amazu aranguza, amaduka aranguza. Uwo ntago bimunanira kuba warabashije kubyaza umusaruro ubunyobwa bukakugeza ku ikarito, ikarito ikakugeza kuri butike, butike ikakugeza ku mangazine, imangazine ikakugeza noneho ku iduka rinini riranguza. Mwene uwo nguwo n'amahoteli abasha kuyageraho bikamukundira. Kuba waratangiye uhingira abandi kugabura imyumbati, ukagera ubwo utangira kwiyatishiriza umurima wawe ukuwuhinga, ukagera ubwo utangira guhinga umurima wawe
wawe biroroshye gutangira guhingisha za hegitari ugakoresha abakozi kubera kuko uba ufite ubumenyi, uba uzi iminsi bahingaho hegitari y'umurima, uba uzi igihe cyo kubagara, uba uzi ifumbire ijya mu murima, uba uzi urungano rw'imbuto iterwa mu murima ungana gutya. Kubera ubwo impamvu rero nyirabayazana mubona bamwe batangiza imishinga biyemeza kwikorera bagahomba bidamaze kabiri. Inshuro nyinshi ni uko baba bishoye ku bintu badafiteho ubunararibonye. Ubunararibonye ni ikintu cy'ingenzi cyane ku muntu ushaka gutera imbere, ku muntu ushaka kuba umuherwe, ku muntu ushaka kuba umukire uzabisazana akabisigira n'abana be. Buriya ikintu cy'ubunararibonye ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko mu bunararibonye umenya imitego yose, umenya ibihombo aho bituruka, umenya inyungu aho ituruka, umenya ibizazane byose aho bituruka. Iyo ufite ubunararibonye mu kintu, kugikora biroroha cyane, kubera kuko imitego yose iza uyireba ukayitegura itarakugeraho, inyungu nayo iza uyireba ukayifata neza itaragucika. Buriya iyo umaze kumenya neza aho inyungu ituruka n'ibihombo aho bituruka, biroroshye kugira ngo uharanire, kuko nta muntu ujya kuba rwiyemezamirimo ari guharanira igihombo. Buri wese aba rwiyemezamirimo ari guharanira inyungu. Rero mu by'ukuri buriya ubunararibonye, gukora ibyo ufiteho ubumenyi ni ikintu cya ngombwa cyane. Wakora kandi ibyo udafiteho ubumenyi, ubwo nyine nta kindi, ni nko kwishora cyangwa se kwigana. Mbega iyo ugiye gukora mu bintu ngo reka niyemere, reka njye gukora nka runaka nabonye akora, ariko runaka ashobora kuba yarabikoze kubera kuko yabanye n'ababyeyi babikora, areba ingorane zibirimo, ababyeyi ntibabikora neza, aravuga ngo ibi ngibi byananiye ababyeyi batakosoye ahangaha, njyewe ngiye kuhakosora, nabonye aho ba papa na ba mama badindiriye bituma badatera imbere, aha niho njyewe ngiye gushyira imbaraga kugira ngo uyu mushinga w'ababyeyi, bari abahinzi se, bari abacuruzi se, bari aborozi se, bari ababazi se, bari abakozi ba leta, bari abanyepolitike, ati ahangaha niho politike nabonye hari umutego, ati njyewe uyu mutego nzagenda mutegura. Aha rero ndi mu kiganiro ndabamenera ibanga, ariko ibanga ry'uyu munsi ni iryo kuba rwiyemezamirimo ukagera ku gatubutse. Kuba rwiyemezamirimo mu by'ukuri ukagera ku gatubutse cyangwa se ukaba umuherwe, ntabwo bisaba amashuri menshi, ahubwo bisaba zimwe mu ngingo ngiye kubabwira. Niba ushaka mu by'ukuri kumva ko ukwiye kwikora ndetse ugakoresha n'abandi, ntega amatwi ahangaha, ntega amatwi ahangaha, iki kiganiro ugire icyo ugikuramo. Hari ingingo ngiye kukubwira zigera muri eshatu. Izi ngingo eshatu zishobora gutuma mu by'ukuri uhera aho waba uri hose, aho utekereza waba uri hose, ariko ushingiye nanone kuri bwa bunararibonye navuze ko ubunararibonye ushobora kuba ufite. Burya ikintu kibaho gituma abantu rimwe batana bakava ku murongo, ni ugutesha agaciro ubunararibonye bafite, bakajya kwiroha mu bintu badafiteho ubunararibonye, bari kubabwira ngo ibi birunguka, bikamera nka wa wundi wabonye isha itamba agata n'urwo yari yambaye. Hari uwabonye isha itamba ata n'urwo yari yambaye. Buriya rero wabonye isha itamba ugata n'urwo wari wambaye, ibintu byose biba byononekaye. Bajya bavuga ngo hari uwabonye isha itamba ata n'urwo yari yambaye. Icyo ngicyo rero aba ari ikibazo gikomeye. Hano rero ingingo mu by'ukuri nshaka kubabwira, imwe ikubiyemo ingingo eshatu zifashe, ni ukugera ku nyungu mu byo wikorera. Bisaba rero mu by'ukuri ubumenyi mu byo ukora. Ubwo bumenyi rero tugiye kureba icyo bushingiraho. Ubundi iyo tuvuze ngo umuntu afite ubumenyi mu byo akora, tubisuzumira hehe? Kugira ngo ugire icyo ugeraho, ni uko uba ufite ubumenyi mu byo wikorera. Reka turebe rero none, kugira ngo tuvuge ngo umuntu afite ubumenyi mu byo akora, bigomba kumuteza imbere ndetse bigateza imbere umuryango, agace atuyemo, akarere n'igihugu n'isi. Ndetse tubipimira hehe? Tubirebera hehe? Ese wowe wazajya wipimira hehe?
ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu ari gukora ibintu afitemo ubumenyi n'ubunararibonye ni umusuzumira kuri gahunda afite. Gahunda afite ihamye itanyeganyega, ukareba imyiteguro aba afite mbega mu byo akora, ukavuga ati ugasanga ni gahunda ufite mu bucuruzi bwawe, igihe ufungurira imiryango n'igihe ufungira, igihe ibicuruzwa bikugereraho, uko ushyiraho ibiciro, uko ucuruza, iyo gahunda ihamye itanyeganyega, idakebaguzwa, kuba uri umuntu ufite gahunda ihamye mu byo ukora. Mu by'ukuri icyo ngicyo ni ikintu ni imwe mu ntambwe igaragaza ko ufite ubumenyi mu byo ukora. Mu ntambwe eshatu, intambwe ya mbere ni ubumenyi. Ubumenyi, iyo y'ubumenyi rero tureba kuri gahunda ihamye uba ufite. Iyo gahunda rero igaragarira mu myiteguro, uko ibintu byawe biba bipanze. Iduka ryawe ripanze rite? Sezo yawe y'ubuhinzi, ibihe byo guhinga byawe bipanze gute? Umurima wawe utongo upanze gute? Uhereza uhinduranya imyaka ushyiramo gute? Utera imyaka yawe mu buhe buryo? Mbega gahunda ihamye uba ufitiye umushinga wawe, ibyo wateguye gushyira mu mushinga wawe. Rero intambwe ya kabiri yo kureba ko umuntu afite ubumenyi mu byo akora, mu by'ukuri ni ukureba kuko uwo muntu ari gukorera ku gihe. Ntabwo ukareba niba atica gahunda. Uyu munsi ugasanga wafunguye saa yine, ejo ugafungura saa munani, ejo bundi ugafungura saa cyenda, mbega ukaba uri umuntu udakorera ku gihe. Ejo ukabwira umuntu ati ejo uzaze kureba isukari, umuntu yahagera agasanga ati isukari ntirahari. Uzaze kureba umunyu, umuntu yahagera agasanga umunyu ntawuhari. Ejo nzajya gutera ibishyimbo, abantu bajya mu murima bagasanga utarahagera. Bishatse kuvuga ngo gukorera ku gihe ni bimwe mu bigaragaza, mu bishobora gutuma ugera ku nyungu wifuza kugeraho. Waba udakorera ku gihe rero, ibihombo bigatangira kukwinjirana, ahasigaye ugatangira witakana ngo umushinga wari mubi, kandi ari ukubera ko utamenye mu by'ukuri gukoresha igihe. Ko kumenya igihe mu by'ukuri n'ibijyanye nacyo bituma inyungu yawe iza yihuta. Nimba abantu warabamenyereje ko bagusanga muri butike yawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri bara yawe cyangwa muri hoteli yawe isaha ku isaha, bakaba babimenyereye, nibabimenyere gutyo, hasigaye urebe ngo inyungu irisuka. Nutangira kwica gahunda rero bakajya basanga imiryango irafunze, ubwo abantu baratangira kugutera icyizere. Ubwo gahunda ihamye, gukorera ku gihe. Ingingo ya gatatu rero mu by'ukuri ari nayo iguhesha amakuru y'ibyo ukora, ni ukumenya kwisuzuma cyangwa se kumenya amakuru y'ibyo ukora, kumenya niba uri kugwa mu bihombo cyangwa kumenya niba uri kunguka. Buri munsi uko bwije uko bukeye, umuntu ushaka kugera ku gatubutse, umuntu ushaka kumenya ko ibikorwa bye biri gutera imbere, amenya neza niba yungutse cyangwa niba yahombye. Niba utaramenya rero kwikorera ibaruramibare ngo ubashe kumenya niba wungutse cyangwa niba wahombye, niba uri umuhinzi ngo umenye ngo ese amatariki yo gutereraho imyaka niyo natereyeho imyaka cyangwa imyaka yanjitse, ese ko izuba ryavuye nabashije gushaka amarozuwari yo kuhirira imyaka yanjye, ese ko imvura yabaye nyinshi nabashije guca imirwanyasuri cyangwa se mu murima ku buryo amazi adatembana imyaka yanjye. Ibyo byose rero biba biri muri gahunda zo kuvuga ngo nisuzuma gute, nikorera igenzura rite mu byo nkora, ngo ndebe niba mpomba, niba nunguka, ese niba mpomba ni hehe ngomba mu by'ukuri gushyira imbaraga kugira ngo inyungu iboneke, niba nunguka se kandi ni hehe ngomba kongera imbaraga kugira ngo inyungu irusheho kwikuba inshuro n'inshuro. Kuko umuntu inyungu yo ugomba guhora wifuza ko yiyongera. Mu by'ukuri rero muri iyi ngingo, ibanga ryo kuba rwiyemezamirimo ukaba umuherwe cyangwa se ukagera ku gatubutse, turaza kureba ngo ninde ukwiye kuba rwiyemezamirimo, ubundi ninde ukwiye kuba ukwiye guhangira abandi imirimo, ninde ukwiye guhangira, wowe nanjye turimo, ninde muntu ukwiye guhangira abandi imirimo. Umuntu rero mu by'ukuri ukwiye guhangira abandi imirimo ni umuntu ufite ibitekerezo by'umurimo bigurumana muri we. Kuba ufite ibitekerezo
ufiteho ubumenyi, ufiteho ubushobozi, ufiteho amakuru, ukumva biri kugurumana muri we. Uwo nguwo niwo, apana wundi wumvishije amakuru, apana wundi wabonye runaka yateye imbere ati nanjye ubwo runaka yatejwe imbere na butike ati nanjye ndayifungura. Tubwo runaka yatejwe imbere n'umurima w'imyumbati ati nanjye ndajya mu myumbati kuyihinga. Tubwo runaka yatejwe imbere n'umwana wize university ati nanjye wanjye ndamwoherezayo. Ushobora kumwoherezayo ntibikunde ko wenda uri kumwoherezayo kandi wenda yagombaga kwigira gukanika imodoka bikazamutunga bigatunga n'umuryango, ariko ukamuhatatoya ati runaka yagiye muri university aba minisitiri. None se abantu bose bazaba aba minisitiri? Abantu bose bazaba abadepite? Abantu bose bazaba abadogiteri? Oya, buri muntu wese burya aba agomba kuba afite ibintu bimugurumanamo. Reka umuntu ibintu bimugurumanamo aba ari byo mu by'ukuri bimufasha kuba umuntu uhangira abandi imirimo. Bya bitekerezo bikugurumanamo, niba ibikugurumanamo ari ubworozi, reka ubwo bworozi mu by'ukuri bugende bukore imirimo n'ibitangaza mu nshuti n'abavandimwe. Niba ibikugurumanamo ari ubuhinzi, reka ugire ubuhinzi, wihaze mu biribwa, abaturanyi babone ibyo kurya, usagurire n'amasoko. Niba ibikugurumanamo ari ukuba abadogiteri cyangwa ari politike, reka politike ugende uyikore wemye rwose. Hasigaye ejo uzaba umukuru w'igihugu, ube minisitiri, ube umudepite, ube umusenateri, bitewe n'ikikugurumanamo. Icyo ngicyo nicyo mu by'ukuri ukwiye guheraho uvuga ati ngiye kwiyemeza kugiteza imbere, ahasigaye kizambesheho, kibesheho n'umuryango wanjye. Rero impamvu mu by'ukuri kuko umurimo y'ukugurumanamo uba witeguye guhangana n'ingaruka izo arizo zose. Buriya impamvu tuvuga tuti umuntu uba witeguye kuba rwiyemezamirimo cyangwa se kuba umukoresha w'abandi, ni umuntu uba witeguye uhagaze neza guhangana n'ingaruka iyo ari yo yose, yaba iyerekeye ku mutungo w'ibyo yashoye cyangwa se yaba yerekeye ku bitekerezo by'abantu, uko abantu bagufata. Iyo ibitekerezo bikugurumanamo, ntabwo uvuga ngo abantu baramfata bate, ngo bizagenda bite, ngo bazabibona bite. Oya, umushinga wawe uwushyira hariya, ukawutangira, ukawushyira mu bikorwa. Abavuga amagambo bakavuga, abakunegura bakakunegura, abagushima bakagushima, kandi ntabwo uvuga ngo kari dukeya. Umushinga upfa kuba ukugurumanamo gusa. Nabahaye urugero rw'umuntu uhera ku bunyobwa, ejo akazaba umuntu ufite amaduka n'amakamyo n'ibiki byose, kubera ko biba bimugurumanamo iby'ubucuruzi. Rero iyo umuntu uba ugomba kumenya ngo umuntu wiyemeza kuba umukoresha w'abandi cyangwa se ushaka kugera ku gatubutse, ntabwo utinya amaso y'abantu cyangwa ngo utinye amagambo y'abantu, ahubwo igihe cyose uba uvuga buti uko byagenda kose, ingaruka iyo ari yo yose, niba ari iya ekonomi, amafaranga yanjye nimbona agiye kujya mu manga, ati kubera ko mbifiteho amakuru, ati nzaziba icyuho muri ubu buryo. Abamvugaho amagambo nibabona ndi gutera imbere, bazarushaho mu by'ukuri kumvuga neza. Ubundi umuntu bashobora kukuvuga nabi mwitangira, ariko waba uri gutera imbere bakavuga bati uno muntu afite Imana. Rero kugira ngo ugere ku gatubutse, buriya abantu bajya batekereza ko ntabwo bisaba amashuri menshi cyane y'umwihariko, ahubwo bisaba umuntu uzi gupanga neza. Nk'uko nabivuze, umuntu uzi za ngingo eshatu: gupanga neza, gukorera ku gihe, no gusuzuma ibyo akora. Buriya ntabwo bisaba kuvuga ngo kuba warize amashuri menshi ntabwo byakuba umuntu wikomera isazi mu maso. Hano kuri Gubwa Neza TV tuvuga ko kwiga ni byiza, ariko kwiga udafite gahunda, kwiga utazi gukorera ku gihe, kwiga utazi kwikorera isuzuma ry'ibyo ukora, iyo nyigisho yawe ushobora kuba ufite amashuri menshi, impapuro nyinshi z'amadiplome warazigerekeranije, ariko mu by'ukuri ntizitanga umusaruro, kuko ubumenyi bwakagombye kugufasha kugira iyerekwa ryo gutuma ibikorwa byose utekereje ubifiteho amakuru ahagije, ku buryo mu by'ukuri wakagombye kugirira abandi akamaro. Rero ikintu gisaba kuba umuntu ushobora ibanga rero ryo kugera ku byo ukora bigatanga umusaruro. Twabonye ziriya ngingo eshatu: icyangombwa ni ukuba upanze neza, icya kabiri ni ukuba uzi gukorera ku gihe, ikindi ni ukuba uzi kumenya neza niba uri kugwa mu bihombo cyangwa niba uri kunguka, kandi ukabimenyera igihe.
ntabwo ugomba kuba ari buri umunsi ku wundi, wakagombye kuba uzi gusuzuma imikorere yawe, ko ibitekerezo bipanze neza mu byo kuri icyo ushaka gukora cyose, biroroha kukigeraho. Rero ngiye gusoreza aha ngaha kuri iyi ngingo, nzabaganiriza ubutaha ivuga ngo bisaba imyaka ingahe y'uburambe ngo ube mu by'ukuri wabasha kumenya kwikorera. Kugira ngo ubashe guhanga umurimo runaka, ubashe gukora umurimo ukugeze aho ushaka, byaba bisaba kuba ufite uburambe bw'imyaka ingahe, kugira ngo uvuge tuti uyu mushinga ningutangira, ngendeye ku burambe mfite, ku bumenyi mfite, ati byanze bikunze uyu mushinga ntabwo uzagwa mu matsa. Ni ikiganiro rero tuzakomeza tureba hano, mbamenere ibanga ry'ubukire, mbamenere ibanga. Rero ni ikiganiro nk'uko tufite ikindi kiganiro cyitwa ngo gahunda ni yayindi, iki rero ni mbamenere ibanga, kuko buri wese mu by'ukuri akwiye gutunga amafaranga. Amafaranga ni meza, ntabwo nakubwira ngo ntuzatunga amafaranga. Amafaranga ni meza kuyatunga, kuyakoresha ibyo akwiye gukora, gutunga ibyo kurya. Ntabwo dukwiye kubona abantu bari kurwara bwake, kwihaza mu biribwa, gutura heza, kubaho neza, nibyo Gubwa Neza TV ihora itwifuriza kandi idushishikariza. Byose rero tubigera hari uko tubigizemo uruhare. Ndabakunda rero. Hano ni mu kiganiro bamenera ibanga, turi kumwe naho ubutaha. Nasoza mbabwira ngo ariko ushaka kwandikisha umushinga n'ubundi neza, nagerageze anyarukire hariya kuri papeteri biri kuza i Rwimbogo, hasigaye Florence amufashe. Ushaka kuruhuka nawe agende anyarukire hariya ku makaro kuri Simerwa, ariko ngira ngo ni hafi ya papeteri biri kuza. Mu minsi iri imbere abantu bazaba bafite aho gutaramira, ahasigaye baganire ku mishinga yabo yo kwiteza imbere, bagerageze kumena ibanga, cyangwa se bajye bumva ibi biganiro by'uburyo ki buri wese twifuza mu mpano Imana yamuhaye kwiteza imbere. Hariya ku makaro rero urarya neza, uranywa neza, uricara heza, urakirwa neza, ahasigaye mu by'ukuri ugubwe neza n'abawe mu byawe. Murakoze cyane.